Reka twongere tubahe ikaze nshuti bakunzi ba YouTube channel yacu Imena Official. Reka twizere ko mumeze neza cyane rero dukomeza kubashimira uburyo mukomeje kugenda mudushyigikira mu bikorwa tugenda tubagezaho bya buri munsi. Nk'ibisanzwe tubagezaho amakuru aba agiye atandukanye ariko akenshi twibanda ku makuru ajyanye n'iyobokamana cyangwa se gospel news. Muri kano kanya rero tuje kubagezaho amwe mu makuru agiye atandukanye aba ari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru. Ariko mbere y'uko dutangira ndongera kubasaba please make sure you subscribed kuri channel yacu kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru Imena Official tugenda tukugezaho. Iyi nkuru rero tugiye kugira ngo tuganireho twunguraneho ibitekerezo dukesha bagenzi bacu, dukesha ikinyamakuru cya Inyarwanda. Ifite umutwe w'inkuru igira uti pasiteri yatse gatanya umugore we wamwambuye ubusa imbere y'iteraniro. Umuvugabutumwa ukomoka muri Nigeria yasabye gatanya ku mugore we bari bamaranye igihe ariko yitwara mu buryo bubabaza ibyiyumviro bye bigahumira ku mirari ubwo yamwamburaga ubusa ubwo yarimo yigisha itorero hakoreshejwe murandasi. Ni uko yari ari kuri interineti nyine yifata video cyangwa se amavideyo call akoresheje za Skype n'andi ma application yose, arimo yigisha rero umugore akora ayo mahano. Uwo mupasiteri akaba yitwa David Odiney, umupasiteri wigisha ubutumwa bwiza, akaba rero yatse gatanya ashingiye ku mico mibi yagaragarijwe n'umugore we irimo kwirengagiza inshingano z'urugo, gusuzugura umugabo ndetse akamwambura ubusa imbere y'abizera. Ibi birego byahujwe n'ihohoterwa bivuga ko uyu mugabo yajengerejwe n'umugore we mu rushako rwabo akihangana kugeza aho afashe umwanzuro wo gutandukana nawe. Mu birego pasiteri arega uyu mugore harimo kuba yarafashe urugendo rwerekeza muri Libya atamubwiye, nta ruhushya amuhaye, akamusigira umwana w'incuke. Uyu mukozi w'Imana yatangaje ko yagerageje kwihangana yifuza kudasenya ariko bikarangira imico ye imunanije burundu. Perezida w'urukiko Madamu Akintayo yemeye uburemere bw'ibi birego kandi yemera icyifuzo cya Odiney, uyu mupasiteri wo muri Nigeria, cyo kumuha gatanya, ndetse hatangwa itegeko ko uyu mugore atemerewe kongera gukinisha kubabaza umugabo we batanijwe, nk'uko ikinyamakuru Face of Malawi kibitangaza. Cyanditse iyi nkuru y'iyi nkuru nyine gatanya tumaze kubasomera. Muri kano kanya rero tugira ngo tugire byinshi tugenda tuyiganiraho. Ndi kumwe hano n'umuvandimwe tugiye kuba dukorana kugira ngo turebere hamwe ese koko birakwiye, cyangwa se tugiye kurebera hamwe byinshi muri iyi nkuru. Ni inkuru ntoya ariko tubasomeye, tugiye kugira byinshi tugenda tuyiganiraho. Ndagira ngo nakire umuvandimwe Kizito tugire byinshi tuvugaho. Nyuma yo kubasomera inkuru, hari byinshi cyane biba bivugwa mu bintu bijyanye n'iyobokamana, hari byinshi cyane abantu baba bagenda bagarukaho bijyanye n'ibintu bivugwa mu bijyanye n'imyemerere. Kimwe mu byo nkubaza mbere y'uko tuza kubyinjiramo mu buryo bw'idini, ubundi birakwiye ko umugabo igihe ahohoterwa, umwanzuro mwiza ari uwo kujyana ikibazo nk'iki mu rukiko, cyangwa umwanzuro mwiza kuba ari ukuganira n'umugore, byakanga se yabona binaniranye cyangwa bidashoboka akaba ashobora kuganira n'umuryango we bakareba uko bamufasha? Ngira ngo kuri iki kibazo, ku kibazo mbajije, umbaza se ni ngombwa ko umugabo yagakwiye guhita afata
iki kirego cyangwa se ikirego nk'iki ngiki arega umugore we amahano yakoze, agahita ayajyana imbere y'imbaga, akayajyana mu rukiko, akajya kumurega asaba gatanya. Kugira ngo njyewe mu mboni zanjye ndumva impamvu bitaba ngombwa ni igihe aya makosa cyangwa se bino bibazo bigaragara mu miryango akenshi na kenshi, nko kuri uno mupasiteri aribwo bwa mbere bibaye, ntabwo yahita feri ya mbere yirukira mu rukiko kugira ngo ajye guhita yaka gatanya. Ariko nanone nk'uko twagiye tubisoma muri iyi nkuru, harimo ko icyateye umupasiteri guhita adakomeza kwihanganira uyu mugore we agahita amujyana no mu rukiko, harimo ngo kuba yarafashe urugendo rwerekeza muri Libiya atamubwiye, harimo ko kandi atubahiriza inshingano z'urugo. Inshingano z'urugo ziratandukanye, ni nyinshi, harimo kwita ku bana, harimo gufata neza umugabo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kubahiriza amabanga y'abashakanye. Umupasiteri yavuze ko ari inshingano z'urugo atubahiriza, n'ibyo ngibyo bishobora kuba birimo. Ibyo kandi bishobora kuba intandaro y'icyatuma n'umugabo nyine yumva atangiye kumva ahuzwe nyine uwo mugore, kwa ko icyo yamushakiye atarimo inshingano umugore yaziye umugabo yamushakiye atagenda azubahiriza. Hakabamo n'ikindi cyatuma umugabo ajyana umugore mu rukiko, nyine ni ibyo bintu byose nagiye ngarukaho n'umugabo yabyivugiye. Iyo aba aribwo bwa mbere bibaye ntabwo byari kuba ari ngombwa ko yamujyana, ariko umugabo yasobanuye ko bibaye inshuro nyinshi. Gufata urugendo akajya muri Libiya cyangwa se akajya ahandi hantu atabwiye umugabo, bigaragaza agasuzuguro k'umugabo nta kintu avuze, kandi umugabo by'umwihariko ari n'umupasiteri. Ubundi abapasiteri turazi ko twe nk'abakirisitu tubafata nk'abantu b'intangarugero dukwiye kureberaho natwe kugira ngo tugire uko twitwara mu mibereho yacu ya buri munsi, mu rugendo rwacu rwa gikirisitu. Ariko iyo utangiye kubona ibibazo bigiye bitandukanye, ibyo wageragezaga kurwanya mu rugo rwawe cyangwa se mu mibereho yawe ya buri munsi kugira ngo bitakugaragara, ukabona bitangiye no kuvugwa kwa pasiteri na pasiterine, batse noneho njyewe ndinde wo gukomeza kubikurikiza. So umupasiteri ibyo yakoze njyewe navuga ko ari mukuri, kuko bisa nkaho byari bimaze kuba byinshi cyane. Aho turi kumwe, ariko hari indi etape twasimbutse. Ni urugero ruhe uyu mupasiteri yahaye abayobora? Ese birakwiye ko igihe ikibazo kibaye nk'iki gahunda iba ari mu rukiko, cyangwa byakabaye ahubwo ari nacyo kibazo nagarutseho, abanza kubiganiraho n'umugore we cyane, cyangwa se n'abagize umuryango we, bitaba ibyo akabiganiraho n'abakirisitu bagenzi be, kubera ko urumva afite idini ariko afite abantu yizera cyangwa se akunda. Ubyumva ute kuba wenda ashobora kuganira na bamwe mu bagize umuryango we mbere y'uko afata umwanzuro wo kuba yari gukora iki gikorwa? Njye byose ndi busubize ndagendera kuri iyi nkuru. Hari ahandi havuga ko uyu mukozi w'Imana, uyu mupasiteri, yatangaje ko yagerageje kwihangana kudasenya, ariko bikarangira imico y'umugore imunanije burundu. Ngo nubwo batabirambuye cyane abanditse iyi nkuru, ariko umugabo ashobora kuba uko kwihangana kudasenya ibyo wambazaga, kuba yakegera umuryango, kuba yakegera abakirisitu, kuba yakegera abapasiteri bagenzi be, abadiyakoni, ibyo ashobora kuba yarabigerageje, ariko kuki atihanganye? Kubera ko umugore yakomeje kumubera ibamba, ahitamo kumujyana mu rukiko, kuko nicyo gisubizo yabonaga asigaranye kugira ngo ibintu byose bijye ku murongo. So njye navuga ko rero hari n'igihe bino bintu byacu by'itangazamakuru sometimes tugiramo n'inkuru nyine ziri funny cyangwa se ziri entertaining cyane, zitangaje cyane. Navuga nk'inkuru z'agatwiko, kuko iki gihe isi tugezemo n'iby'agatwiko bibaho,
turabibona cyane mu nsengero iki gihe, ntabwo ari ibintu twavuga ko bikiri professional, hasigaye habaho n'agatwiko cyane, wenda reka amenyekane. Nk'ubu wenda yiberaga muri Nigeria ariko ubu ngubu yageze hano mu Rwanda, turi kumuganiraho, wenda no muri za Uganda, za Kenya, za Tanzania inkuru yagezeyo, nabyo byashoboka. Ariko nk'umupasiteri nimba yizeraga mu Mana cyane, ari umupasiteri wubaha Imana cyane, ntabwo navuga ko wenda nahita mbihamya ko yabikoreye agatwiko. Ni ibyo ngibyo nyine, ko umugore yamujujubyaga cyane, akaba ari cyo cyatumye afata umwanzuro wo kumujyana mu rukiko. Ibi ntabwo bishobora kuba bigiye gutuma tugiye kubona idini rye rishobora kuba ryatakaza abayoboke. Ese abakristu be baraza gufatwa gute muri sosiyete? Hanyuma ubwo urakijyana no kuba noneho wowe mu mboni zawe urabona uyu mupasiteri ashobora kuzongera kuba wenda yashaka undi mugore, ubyumva ute? Navuga ko kuba cyangwa se gutakaza umwimerere, cyangwa se gutakaza cya cyizere, gutakarizwa icyizere n'abakristu, numva aricyo kibazo mbajije. Ntabwo icyambere cyo ndi buvuge, ntabwo umugabo ari we hano uri mu makosa, kereka nitubona umugore ajurira kuri iki kirego, kuri iyi myanzuro yafatiwe, ajuriye, umugore nawe akagira ku rundi ruhande akisobanura, tugasanga nanone, kuko hari igihe umuntu agutanga imbere akajya kukurega, nyamara ari uri mu makosa, ariko agira ngo yidefande imbere yawe, bigaragare ko ari we uri mu makosa. Umupasiteri yatakarizwa icyizere mu gihe umugore ajuriye iki kirego, ubushinjacyaha bakagikurikirana, bakaza gusanga nyuma n'umugore nawe burya arahohoterwa, kuko hari n'abihaye Imana nabo bakora amakosa. nta mwere muri iyi si, biragoye kuzabona umwere 100%. So mu gihe hataraboneka umugore angaza n'ibimenyetso bimushinjura, ahubwo ashinja umugabo, ndetse uwo mugabo pasiteri bimuhame, navuga ko nta cyizere yatakarizwa, ahubwo yavuga ati buriya pasiteri wari waragowe, kuko abihaye Imana kenshi ni abantu abakristo baba bafata, nk'uko nagiye mbigarukaho, nk'abantu bihanganira ikibi, bagerageza gukomeza kugumana ya shusho, ya sura bafitanye n'abakristo babo. Umukristo akibibona ashobora kuvuga ati pasiteri wacu yari yararushye, yahohoterwaga nyine, yari yarashatse nabi, yari afite urushako nyine rutamuhaga icyubahiro, ubwo abyikuyeho agiye gukomeza nyine, we bisa nkaho yageragezaga gutanga urugero rwiza ko n'undi ibyo yigisha imbere y'itorero no mu rugo yagerageza kubikora, ariko akaba afite umugore ugerageza gutuma bitagenda neza. Aho ngaho turi kumwe kandi turagendana, turanemeranya. Hanyuma ni iki bisobanuye iki kuri uyu mugore? Noneho ubu ngubu ashobora kuba yajya gusengera muri iryo dini, hanyuma ubwo urakijyanaho wenda n'ikibazo kibaza ngo ese uyu mugore ntiyaba yarafashe uyu mwanzuro wo kunanirana, kandi wenda nawe wenda atari we, ahubwo hari ibyo umugabo atuzuzaga, za nshingano nyine wavugaga. Urakijyana n'ikindi kibazo kibaza ngo biritirirwa amadini cyangwa biraba ikibazo kiri pasoni? Njye navuga ko n'ubundi ibibazo nibyo nagarutseho nanjye, ubwo wambazaga se uyu mugabo cyangwa se umupasiteri aratakarizwa icyizere. Umugore rero nawe wenda nibyo navuze, njyewe nabyemeza. Nanjye hasohotse indi nkuru ivuga ko mama pasiteri nawe yagiye mu rukiko ajya kurega uyu mugabo ko nawe hari inshingano atubahiriza. Hari igihe umugabo agenda akigira pasiteri, ugasanga
ibyo gushimisha umugore ntabikozwa, ahora yigisha ngaho ngo mu masengesho, ngaho yagize ingendo hehe, ugasanga umugore nyine aribana, imbeho ni nyinshi, ni yose mu buriri, ibiki byose, agasanga wenda n'urwo rugendo yari afashe muri Libiya hari undi wenda yari agiye guhura n'indi nshuti ye ku ruhande ntiwamenya. Ubwo rero umugore nawe nitubona indi nkuru ivuga ko yagiye mu rukiko yishinjura ibirego umugabo we yamushinjije, twavuga ko nyine nanone twaba tubonye balanswari. Ubundi mu nkuru tuzi ko habaho balanswari. Kugira ngo inkuru yuzure ni uko twumva uruhande rw'umuntu umwe tukumva n'uruhande rw'undi muntu. Twumvise uruhande rw'umugabo, dutegereje kumva n'uruhande rw'umugore. Niruboneka hazabaho kubalansa. Rushobora kuboneka umugore agatsinda, ariko nirubura bizaba bivuze ko umugabo ari mu kuri. Ikindi rero ubwo ni icyo ngewe nabivugaho, ni iyo conclusion nabishyiraho ku kuba umugore nawe yaba ari mu kuri. Ibi ngibi kereka nimba muri Nigeria ariko bisanzwe. Umukozi w'Imana yakaba atanga urugero rwiza. Uyu munsi ugororananiye biraza kwitwa iki? Nje wenda kuri iki kibazo wenda nacyita personal, wenda ni ibibazo byo kereka iyaba twavuze tuti ari inkuru ivuga ku idini ryose muri rusange, ariko kuba ari pasiteri n'umugore we ni ibibazo biri personal. Ariko nanone natangiye mvuga ko muri kino gihe habayeho nyine bijyanye n'uko isi imyaka iri kugenda isimburanwa, turi kujya tubona udushya tugiye dutandukanye byavuye muri antikristo, biri kugenda bifata byadukira no mu madini. Ubwo rero navuga ko bishobora kuva mu bintu biri personal bigasanga byakwiriye ahantu hose, akaba wa mugani ko umwere uturutse ibukuru bucya wakwiriye hose. Turimo dusoza abantu ibi bintu babifate bate, babyakire bate? Ni igikuba cyacitse, si idini ubu ntibigiye kwitirirwa pasiteri bose, cyangwa ni ibintu bisanzwe nyine? Njyewe ibi ni ibintu byoroshye, ni ubundi ntabwo bivuze ngo nimba pasiteri mu rugo kwa pasiteri havutse ibyo bibazo ngo urekere gusenga, ngo nawe uvuge ati n'ubundi na pasiteri nabyubahiriza. Senga ukwawe, usenga Imana yawe, making sure ko wubahirije inshingano zo mu rugo. Nimba uri umugabo n'umugore, abana mwabitayeho, mwabishyura amafaranga, umugabo wahashye, umugore watekeye abana bariye, watekeye umugabo, usenga nyine ku giti cyawe uko ubyumva, apana kurebera ku by'abandi. Ubwo urebeye ku by'abandi byarangira mu by'ukuri nawe nta kintu waba ukoze, n'undi nawe waba ugiye mu murongo umwe nawe. Ubwo rero njye navuga ko nyine icyo dukwiye gukora, abakristo bakwiye gukora, nimba wumva ko uri umukristo wa nyawe, iki kibazo cyane cyane wenda nk'abakristo basengera mu rusengero rw'uyu mupasiteri, ntabwo bakwiye guhita nabo bigomeka cyangwa se ngo bishore mu ngeso mbi batere ikirenge mu cy'umugore we cyangwa se mu rw'urugo rwa pasiteri. Ubwo bo basenge uko bakomeze basenge kugira ngo biyegereze Imana, naho nyine bareke kugendera mu murongo w'iyi nkuru nyine twahoze tugarukaho n'ubu tukirimo no kugarukaho. Reka dusoreze aha, ngushimire cyane, nabonye unasoma neza, ngushimire cyane. Ubwo nanakwifuriza kugira ibihe byiza. Ubwo abantu turakomeza tubane hano, hari n'ibindi tubafitiye byinshi bigiye bitandukanye bazajya bagenda bakurikira umunsi ku munsi. Ewana ku Imena official, ibiganiro byacu tuhora tubibagezaho. Icyo musabwa ni ugukanda subscribe, tukajya tubana mu makuru agiye atandukanye, cyane cyane aya gospel cyangwa se ayiyobokamana. Mukomeze kugira ibihe byiza.